Tubaye ikaze mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi kuri channel yacu ya Ubumwe kwa ya Adepr Bukane. Tubararikira gukomeza gukora subscribe, share na like ku bikorwa byacu bitandukanye bica kuri iyi channel. Muri umwanya rero tukaba dufite abatumirwa batandukanye bagize Chorale ya Ubumwe Adepr ya Bukane. Tukaba tujya kuganira ku bikorwa bitandukanye, amavuna amavuko y'Chorale, mu by'umwihariko akaba ari amateka ya Chorale, batangiye bate, ese ibikorwa byabo bigeze hehe, ubu ngubu bimeze bite, barateganya iki? Tukaba rero tubahaye ikaze mbere yuko tuganira tutangira ikiganiro cyacu, mukaba mugomba gutangira mutwibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Imanigira nko Prosper. Ndirimba muri Chorale Ubumwe, ndi umuyobozi, ndi vice president. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Irakoze Remy Merci, ndi umuririmbyi muri Chorale Ubumwe. Imana iduhana umugisha. Nitwa Nyiramana Claudine, ndi umuririmbyi muri Chorale Ubumwe, ndi dirigente. Imana iduhana umugisha. Barakoze cyane, turabona ko bamaze kutwibwira no kuvuga ngo tugiye kuganira twese tuziranye. Chorale Ubumwe ubundi umuntu akiyumva yahise yumva ko Chorale ni abantu muririmba. Ese ubundi Chorale Ubumwe ya hano ibukane umuntu akiyumva yumva ko muri abantu bakora iki, usibye kuba wenda muri abantu batambutsa ubutumwa bw'indirimbo, nta kindi gikorwa gitandukanye mwaba mukora bihuriye muri Chorale? Chorale Ubumwe birumvikana ko ari abishize hamwe twamamaza ijambo ry'Imana, kandi natwe ubwacu rikadufasha. Tubanza kubyumva, twamara kubyumva tukarigeza no ku bandi. Ni muri ubwo buryo Chorale Ubumwe dukunda gushira hamwe tugakora ibyiza bishimwa, nubwo bishoboka ko hari n'ibyo tuba twakora bitajyaniranye na gahunda zijyaniranye na Chorale. Ni ubuzima busanzwe ku giti cya buri muntu ageze mu bundi buzima, ariko iyo turi hamwe muri Chorale duhuriza hamwe dukora uwo murimo w'Imana. Murakoze cyane. Mutubwiye bimwe bitandukanye ku mikorere ya Chorale. Kugeza ubu ngubu mwatangira mutubwira muri make Chorale Ubumwe mwihuje mute, mwatangiye ryari, igitekerezo cyo kugira mwe mwakwihuza mukuri Chorale, mukuri ibikorwa bihimbaza Imana, mwatubwira muri make igitekerezo cyaje gite, mwatangiye ryari? Chorale Ubumwe twatangiye mu mwaka w'2000. Twari turi bakeya cyane, dufite umubare w'abaririmbyi 20, ariko Chorale Ubumwe ikomeza kugenda izamuka kubwo kwamamaza ijambo ry'Imana. Haboneka abandi baza bayigana, haboneka abandi baza bashaka ko dufatanya uwo murimo. Uko umwaka ushize twabonaga hagenda hiyongeramo abakizwa, abakristo, ndetse bakaba n'abaririmbyi muri rusange, kuko kugira ngo ube umuririmbyi nuko ubanza kuba umukristo, ukemera Kristo. Wamara kwemera Kristo ukaza kumwamamaza bitewe nuko umaze kumenya ibirwi bye, noneho tugafatanya umurimo w'Imana. Kugeza ubu ngubu rero Chorale Ubumwe turi abaririmbyi bageze muri 90. Urumva umurimo w'Imana waragutse ku bwa Chorale Ubumwe, ndetse twese dufatikanyiriza hamwe kwamamaza ijambo ry'Imana. Murakoze. Cyari byo byose amavuna amavuko ya Chorale ndikumva ari ikintu kimaze kugeraho cyatangira naho kigeze ubu ngubu, ariko nkuko twagiye tubigarukaho tugitangira, Chorale Ubumwe bundi izwiho kuba ari Chorale itambutsa ubutumwa bwa mu ndirimbo, ariko akaba ari indirimbo zihimbaza Imana. Kugeza ubu ngubu ukurikije igihe mwatangiriye, kugeza ubu ngubu mwaba mumaze gushyira nk'indirimbo zingana iki hanze z'umwihariko wanyu nka Chorale? Kugeza ubu ngubu indirimbo tumaze gushyira hanze
dufite alubumu eshatu. Hari iya mbere ya audio, hari iyo twashize hanze y'amashusho, hari indirimbo twakoze nazo ziracyari audio enye. Mu bigaragara tumaze gukora indirimbo 21 dufatanije n'izo dufite kugeza ubu ngubu tutarashira kunuza ku mashusho, ariko zose hamwe tumaze kugira indirimbo 21. Ngira ngo murumva rero ko korali yacu ni korali ifite intambwe nziza, twavuga ko yagize ahiva ndetse n'ahigeze. Ni abantu bakiri mu rugendo, bigaragara ko bagifite inyota yo gukomeza gutera imbere ukurikije uko bagiye badevelopa mu mikorere yabo kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza aho mugeze n'ahantu heza cyane. Rero basabe gukomeza gukora share ku ndirimbo zitandukanye zihari n'ibintu bitandukanye bica kuri iyi channel. Ni inkunga ikomeye, mugenda mukora subscribe kugira mu urusheho kugenda mubona indirimbo nziza z'iyi korali. Ari nako tukomeza tukubaza dirigente wa korali, indirimbo zose mwaba mwaragiye murakora kuva ku munsi wa mbere korali mwihuza kugeza ubu ngubu, mufite ubushobozi bwo kuba wenda mufite channel yanyu bwite munyuza indirimbo. Indirimbo zose mwagiye mukora ziri kuri iyi channel cyangwa haba hari izindi ndirimbo mwakoze zitanyuze cyangwa se zanyuze ku yandi channel atandukanye? Indirimbo twakoze, hari indirimbo 11 twakoze zifite amashusho zakunzwe cyane. Harimo indirimbo yakunze guhumuriza abantu, irimo uracyari ku rutonde, na kuva ubusintinyi bizaba yambereye byose. Ni indirimbo zaciye ku yandi macano, zaciye kuri channel yacu. Kuri channel yacu haciye indirimbo 2, ariko n'inyuma hari izindi. Kugeza ubu ngubu ni iyihe ndirimbo kuva korali yanyu mwakwihuza, ni iyihe ndirimbo muvuga ko mwakoze nawe ubona uti rwose umuntu wese uje iyi ndirimbo nayimwereka ni indirimbo yagiye hanze irabikora? Ubu ni iyihe ndirimbo wabwira umuntu ari we wese ko iyo ndirimbo utazayibagirwa kuva ukiri muri korali ndetse n'abana bawe bazagusimbura? Indirimbo nta kwibagirwa ni yambereye byose. Ni indirimbo nziza ihumuriza umugenzi ikamukomeza muri uru rugendo. Indirimbo korali yanyu muri yandikira cyangwa se mufite abandi banditse ku ruhande bagenda bunganira mu mikorere yanyu? Uraza kutubwira niba byibuze mwewe mwifitemo abantu bandika, abo bantu bakaba baririmba, cyangwa se mwewe nka korali mukamwicara mugahuriza hamwe mukagenda muvuga muti oya dushyiremo iyi mirongo n'undi gutya gutya? Tubwire. Murakoze. Korali Ubumwe indirimbo tugiye dufite tuzibona mu buryo bwo gusenga. Iyo twasenze umwuka w'Imana ujya umanuka agasanga abaririmbyi, barangiza bakagira ibihimbano by'umwuka. Iyo bamaze kuzibona izo ndirimbo barazizana, bakazizana muri diligence, bakazikorera ubugenzuzi hamwe n'ijambo ry'Imana, twarangiza tukazitambutsa tumaze kuzinonosora. Murakoze. Murumva ko ari ibintu byiza cyane. Burya iyo ukorera Imana usenga ukagira n'icyo akura, kuko mutubwiye ko indirimbo muzikora mu buryo bw'amasengesho, ni ikintu cyiza cyane. Urumva ko muri korali harimo ikintu cyagutse. Hagati aho ngaho, nyuma y'uko mugiye mukora indirimbo mukabona hari izikunzwe, mukabona hari izo muririmba zikagira icyo zifasha abakristo bari hano, kugeza ubu ngubu korali Ubumwe mufitiye gahunda noneho yahamagara buri umwe wese kugira inyota yo kwinjira ku bumwe muri mwe? Korali Ubumwe ikiturangaje imbere cyangwa se imihigo dufite nuko indirimbo zacu zamamaza umwami wacu Yesu Kristo. Ari indirimbo twifuza ko zahora ziteye abandi inyota kubw'ijambo ry'Imana, kuko umuntu yahoze afite inyota y'ijambo ry'Imana birumvikana ko yirinda ibyaha, yifuza gukora ibyiza, yifuza ko yahora afite iyo nyota kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryubake ubugingo bwe. Muri make turacyafite byinshi
tugomba gukora, tubishyira mu mihigo, ariko tugasenga Imana kugira ngo idufashe, idukomereze amaboko, kuko ubwacu ntitwabyishoboza. Ariko amasengesho y'umukiranutsi, iyo ndirimbo nayo turayifite, niyo amusunika, kandi aya masengesho niyo agutera inyota yo kugira ngo wumve ko ijambo ry'Imana ryahora riri mu mutima wawe. Muri make rero Chorale Ubumwe dufite byinshi tugomba gukora, turacyakomeje urugendo, cyane ko tugomba kubikora mu mbaraga zacu dufite, mu myaka dufite, ariko duteganya ko n'abo twabyaye bagomba gukurikira umukiza wacu nk'uko natwe twamukurikiye. Byumvikane ko ijambo ry'Imana rizahora rikenewe mu mitima y'abantu, kandi dushaka ko rigomba guhora riryoheye abantu, kuko umuntu aba ku isi ariko akagira iherezo. Ni ukuvuga ngo iherezo ry'umuntu ntabwo tumenya igihe rigomba kuboneka, ntabwo bisaba imyaka umuntu afite, ntabwo bisaba igihe umuntu ashobora kuba amaze, ahubwo ni ukuvuga ngo iherezo ry'umuntu duhora twiteguye. Bivuze ko rero tugomba gukora cyane, iherezo ry'umuntu ryagera akumva ko hari icyo yakoze kugira ngo buriya bugingo duharanira tuzabubone. Murakoze. Nka korali muri abantu bazwiho kuririmba n'amajwi yanyu meza, mwatunyurizaho agace gatoya kugira ngo n'umuntu utaranyubonye amahirwe yo kubona iyo ndirimbo ku ikubitiro abashe kuba yayumva, byibuze mutera imbaraga yo kujya kuba yayishaka, yumva ubutumwa bukubiyemo. Yambereye amahoro, yambereye ubuhungiro, yambereye byose. Ya ndimo ni nziza koko. Ni nziza. Kubera iki rero mwahisemo kwandika iyo ndirimbo muvuga ngo ya mbere y'ubuhungiro, ya mbere y'amahoro? Ibyo ari byose hari impamvu umwanditsi yagiye kwandika iyo ndirimbo. Mwatubwira nta kayi gashiregeshe wakaje katuma ushimira Imana uvuga uti ya mbere y'ubuhungiro, ya mbere y'amahoro? Hari impamvu umurimbyi ntagapfa, umuhanzi ntagapfa kwicara ku kintu gutyo. Murakoze. Imibereho y'abantu akenshi ni imibereho ibigiye itandukanye, ubuzima bugenda butandukanye, ariko kugira ngo umuntu yakire umwami wacu Yesu, nuko hari ibyo agomba kwigomwa, ariko byari byaramugize imbata. Muri make Yesu yatubereye byose. Yesu yadukuye mu byaha, Yesu yadukuye mu bitagira umumaro, Yesu yadukuye mu businzi, Yesu yadukuye mu busambo, Yesu yadukuye ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo muri korali turi abantu benshi, ariko twafashe ikiganiro turaganira, dusanga bamwe bari baraheze iyo kubera kujya mu bapfumu. Urumva uwo muntu yari yarabaswe cyane, nta mahoro yari afite. Abandi barabaswe n'ubusambanyi, urumva umusambanyi nta mahoro yagira. Abandi barabaswe no kwiba, urumva igisambo, iyo ufashe igisambo ibyo bagikorera urabizi, n'amategeko agihana arahari. Ariko tumaze kumva amateka ya buri muntu wese, dusanga Yesu yaratubereye byose. Kuko iyo umaze kwakira Yesu nk'umukiza wawe, ntabwo wongera gusubira muri za ngeso, ahubwo bisaba ko uba wihanye, kandi wamara kwihana ukagira amahoro, ntihongere gukubitwa ngo wibye, ntihongere kumva ko wagiye gutanga ibyawe ngo ugiye kuraguza, ahubwo ibyo twakeneraga, ibyo abantu benshi bakeneraga mu bapfumu basanze nta gisubizo cyavagamo, ahubwo igisubizo bakibona
bakibona ku mwami wacu Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu twahurije hamwe turavuga ngo yatubereye byose, yatubereye ubuhungiro, yatubereye ubwugamo, yatubereye byose. Ni ukuvuga ngo rero ntawabura kurata umwami wacu, ntawabura no kubivuga bitewe n'aho yadukuye kure, cyane ko ubu nshobora gutekereza aho yanguye, dirigente agatekereza aho Imana yamukuye, Melissa agatekereza aho Imana yamukuye, twese tukabihuriza hamwe. Ntabwo byose twabivuga bisanzwe, ariko twabihurije mu ndirimbo turavuga ngo yatubereye byose, yatubereye ubuhungiro, yatubereye amahoro. Umwami wacu Yesu ntacyo atadukoreye. Murakoze. ngira ngo murabyumva rero, iyo hari aho Imana igukuye, hari nawe kugejeje urashimira. By'umwihariko rero waba ufite impano nk'impano mwiyumvishirije aha ngaha, ukaba washimira ubinyujije mu ndirimbo. Ariko by'umwihariko twaje kuganira ikiganiro kigitangira, mutubwira yuko korali yatangiye ari abantu bakeya, kandi birumvikana igikorwa kigitangira kugeza ubu ngubu mukaba mumaze kwaguka mugeze muri 90. Ariko by'umwihariko hari icyatumye buri wese uri hano yiyumvamo kuba yajya muri korali Ubumwe, ntajye mu yandi makorali atandukanye ari aha ngaha. Merci. Ni ikihe kintu cyatumye uhitamo kuba ubu ngubu uri muri korali Ubumwe, ntubure uri mu zindi korali zitandukanye ziririmbira hano kuri urusengero? Murakoze cyane. Naza gusenga hano kuri Bukane hari amakorali menshi, ariko hari igihe korali ririmba ubutumwa bwawe ukagukora ku mutima, ukifuza kuba waba umwe muri bo. Ni muri urwo rwego numvise ubutumwa bwabo, numva ari bwiza cyane, numva nabo umwe muri bo, binaranshimisha ngezemo kuko nabasanganye imbuto utapfa gukura ahandi. Nsanga ni abantu bashize hamwe nk'uko korali yitwa. Nsanga ni abantu bafite intego, yaba iyo mu buzima busanzwe no mu buzima bw'umwuka, bafite aho bashaka kugera. Nsanga ni korali ifite indirimbo zihumuriza abantu, waba urushye, waba uremerewe, waba urwaye, ukumva ko umwuka w'Imana ugikorera mu bantu. Niyo mpamvu nanjye nifuje kuba nabo umwe muri bo, ngakorana nabo umurimo w'Imana. Tugira ibikorwa byinshi, ari byo byatumye numva korali Ubumwe ari korali nziza. Nanahamagara buri muntu wese wifuza kuba yakora umurimo w'Imana hano muri aka karere ka Musanze ko yaza agafatanya na korali Ubumwe. Dukeneye urubyiruko nkanjye, dukeneye abantu bafite amaboko yo gukora, kuko korali Ubumwe ikora ibikorwa byinshi bitandukanye. Ariyo mpamvu n'urubyiruko rwakwifuza kuba abamemba ba korali Ubumwe, bakishimira ibyiza byo mu mwuka. Murakoze. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho rero, ukigera muri korali Ubumwe wagiyemo ufite inyota ukwifatanya nabo, ugakorana nabo, ibyo wagiye witeze kuba wabonamo wabisanzemo, cyangwa se ububayeho nka kwa kuntu umuntu agera mu kintu akavuga ati nagezemo nta kuntu navamo kamfe gupfiramo nta kundi? Uratubwira wagezemo bisangamo unezererewemo, cyangwa no kubamo ukabura uko ugira uti ntavamo abantu bakanseka? Mu by'ukuri ntakubeshye, nageze muri korali nsanga ahubwo nari naratinze, kuko nyiri umukristo hari ubutumwa ntumvaga, ariko uko nagiye numva indirimbo baririmbaga n'uburyo nagiye nanjye nganira nabo bakambwira uburyo bagiye bazihimba zimwe, numvishe ari ibintu bifite imbaraga. Ari muri urwo rwego nanjye nagezemo ndakura mu buryo bwo mu mwuka. Mu myaka mazemo ntago nigeze nsubira aho nari naravuye mbere, ahubwo narushijeho gukomera. Hari byinshi nirinze kandi byabaga ari bibi mu buzima bwa mbere, ariko muri iyi minsi ubuzima numva bwarahindutse, kandi mbona ari icyitegererezo cyo kuba umugabo nyamugabo uri muri korali Ubumwe. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Ndumva korali Ubumwe bwarabanye bwo koko, ubumwe bwanyu numvise ko buhari. Nawe rero udukurikiye wumvise bimwe bitandukanye bya korali Ubumwe. Korali Ubumwe yavuye hehe, ubigeze hehe, ari byo bagikomeza kutubwira. Ntucikwe no gukomeza gukora subscribe, like and share, kuba wagenda ukurikira ibikorwa bya bitandukanye umunsi ku wundi, ariko ugenda nawe ugira ibyo wungukiramo nk'ibyo mugenzi wacu amaze kutubwira. Dirigente, ubwo uraza kutubwira niba korali Ubumwe aka kanya higeze mwese mwaje hano nta mwana ubarimo. Ese korali Ubumwe
ni abantu bakuru gusa cyangwa se mwaba mufite mwaba mudaheza n'abana bakiri batoya ko bazamura impano muri korali yanyu? Muraza kutubwira niba mwaba mufite korali irera abana cyangwa se nabo mu gihe bifuje kwifatanya namwe niba bishoboka, nibyo muri buza kubwira abantu badukurikiye. Murakoze. Korali Ubumwe ni korali y'ababyeyi, abagabo, abasore, inkumi, mbese ni korali igizwe n'abantu bose muri rusange. Ntabwo umuntu iheza abana batoya, ariko hari ikigero kuko hano tugira ishuri ryo ku Cyumweru, ntabwo n'umwana uri hasi yaza mu bantu bakuru. Urumva dufata urubyiruko kugeza ku bantu bakuze. Twese turisanga muri korali Ubumwe, umuntu wese uje utugana turamwakira nta kibazo. Ngira ngo abana batoya bifitemo impano, iryo shuri ryo ku Cyumweru niryo ribafasha kuzamura impano yabo. Bageze ku myaka 2, 3 baba bakiri mu shuri ryo ku Cyumweru. Dirija, uraza kutubwira kugeza ubu ngubu rero korali Ubumwe aho mutangiriye umurimo wanyu wo kuririmba guhimbaza Imana, zimwe mu ntego mwihaye mumaze kugeraho ni izihe? Murateganya iki nyuma yaho? Koze nabivuzeho ariko kongera kubisubiramo ni byiza. Korali Ubumwe turacyafite umurimo ukomeye cyane ko hari ikibazo ubajije dirijante kijyaniranye n'uburyo twakira abaririmbyi, urugero rwabo yabivuzeho kandi koko nibyo, kandi nanjye navuze ko korali Ubumwe mu myaka yacu aho tugeze turacyakeneye kwagura umurimo w'Imana mu ivugabutumwa. Umurimo w'Imana rero ntabwo ureba urugero rw'umuntu, ahubwo uhera hasi kugira ngo n'abadukomokaho nabo bazazamukira aho ngaho bitewe no kwumva ko bagomba gukorera Imana. Muri make dufite ibikorwa byinshi turacyakora, no mu minsi yashize no mu minsi iri imbere hari izindi ndirimbo turi bukore kugira ngo tuzishire hanze, kandi mu bikorwa dukora by'indirimbo byo kuririmba ntabwo ari byo gusa dukora, ahubwo korali Ubumwe Merci yabivuzeho ikora ibikorwa bijyaniranye no kwamamaza ijambo ry'Imana, ariko no mu buzima busanzwe dukora ibikorwa bijyaniranye no kuba dushobora kureba abatishoboye kugira ngo ubumwe bubumwe, tukabafasha tukabazamura bakava hasi aho bari bakazamuka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Noneho korali Ubumwe aho igeze ubu ngubu yakoze ibikorwa byinshi by'indashikirwa. Hari abantu benshi tugenda duhuza imbaraga, tukareba abantu tukabatangira mituweli, tukareba abashoboye tukabashakira amatungo. Ngira ngo murabyiyumviye rero korali Ubumwe ibikorwa bitandukanye byabo bigenda bibafasha bakagira aho bagera. Namwe wese udukurikiye ngira ngo hari icyo wenda wabukura mu mikorere y'ikorali, cyangwa se hari icyo wigira ku mbaraga zabo, hari icyo umuntu aba yireferaho, cyangwa se hari ikiba cyaramuteye imbaduko yo kwinjira muri icyo kintu. Kugeza ubu ngubu bamwe muri mwe mutandukanye mwagiye mureba indirimbo z'andi makorali z'andi bahanzi. Dirija, ubu korali Ubumwe niye korali icyitegererezo, niye korali icyitegererezo ishobora kuba byibuze muvuga muti iyi korali ituma natwe hari imbaraga nshya, korali yacu ifata. Hari mu buzima busanzwe bavuga mu ndimi z'amahanga ngo ni role model. Niye korali ubu ngubu wowe wavuga uti iyi korali rwose idutera imbaraga zo kuba twakomeza kwagura imirimo dukora? Murakoze. Korali Ubumwe ni korali ikunda kuramya no guhimbaza Imana, ikunda guhimbaza Imana cyane cyane ko n'indirimbo zacu umva
ziba ziryoheye amaso, amatwi, byose uba wumva rwose utazimya ekara uri kuzireba. Ubwo rero hari korali itubera icyitegererezo nka Silowamu ku Mukenke y'i Kigali, iraririmba natwe tukumva idushyize muri mode, twumva rero twagera ku rwego rurenze aho igeze, byaba byiza kurusha. ngira ngo rero mwabyiyumviye buri wese agira aho akura imbaraga. Burya iyo hari uwo ugendera uvuga uti ni icyitegererezo cyanjye, bituma ukora cyane kugira ngo ube wagera ku rwego ageze. Ariko hagati aho ngaho, nubwo utubwiye ko Silowamu ari korali ituma mugira imbaraga zo gukora, ibyo ari byo byose mu kuzamuka kwanyu ntabwo mwaje ngo muzamukire rimwe nk'agashuruza. Hari imbogamizi, hari aho mwagiye mugera mukavuga muti bimeze biti. Ni izihe mbogamizi kugeza ubu ngubu Korali Ubumwe, ni izihe mbogamizi mwavuga kugeza ubu ngubu Korali Ubumwe yagiye icamo kavuga uti rwose ahangaha hatabayeho amavuta y'Uwiteka na korali kibita kivugwa? Murakoze. Imbogamizi zarabonetse cyane dufashe nguyu mwanya turimo n'ibihe turimo by'iki cyorezo cya COVID. Ibi byasubije abantu benshi inyuma kubwo gufunga insengero, abantu ntibabashe guterana, cyane ko iyo abantu bateraniye hamwe bajya inama, ariko guma mu rugo ntabwo byari gukunda ko abantu baterana. Ibi ngibi rero byatizanye imbogamizi, ariko twakoze uburyo bushoboka bwose. Iterambere naryo rirahari, amatelefone, tugatelefona abaririmbyi bagize Korali Ubumwe, abandi tubana kuri groupe ya Korali Ubumwe, twese tugahuriza hamwe tukumva ijambo ry'Imana. Undi umwe tugatelefona abaririmbyi tukavuga ku ijambo ry'Imana, tugakomezanya. Nubwo mu rugendo bitoroshe, nubwo biruhije, nubwo bigoye, nubwo COVID ihari, nubwo iteye ubwoba, ariko mukomere, mwihangane. Ibyo twaretse, ibyo twihanye ntitubisubiremo bitewe n'ibihe turimo. Hari ibihe biruhije, inzara yarabonetse muri COVID. Imibereho iragora abakristo, simvuga abakristo gusa, yagoye abantu muri rusange n'isi muri rusange. Ariko tugendeye kuri iki kiganiro cya Korali Ubumwe, imbogamizi zarabonetse, ariko umwami wacu yaraturinze. Gusa twakomeye ku mwami wacu, kandi nawe yaradukomeje kubwo gushira hamwe dukoresha ikoranabuhanga. Ariko inzitizi zose twazeretse umwami wacu, tumwereka n'intege nke zacu dufite, noneho nawe aradutabara. Akenshi iyo weretse Imana intege nke ufite nayo gusanga, ariko iyo yeretse ko ushoboye nyine uba wishize hejuru. Korali Ubumwe ntabwo dushize hejuru, duciye bugufi imbere y'amaso y'Imana, kuko tuzi ko ariyo ifite imbaraga. Twaciye bugufi tuyereka intege nke zacu, nayo iradutabara. Ubu ngubu Korali Ubumwe, uko nakubwiye ko turi abantu 90, ndakeka ko nubwo hari abagifite indi myumvire, ariko ubu ngubu iyo twateranye nuko ubu ngubu tutarimo guterana, ariko turacyafite umubare uhagaze neza ugera kuri 85. Murakoze. Merci. Nkawe nk'umwe mu bagize Korali Ubumwe rero, baje kutubwira yuko icyorezo n'izindi mpamvu zitandukanye zaje kuba imbogamizi zo kuba hari abantu bamwe muri kumwe batakibarizwa muri korali.
wowe nk'umuririmbyi w'ikorari ni iki kigukomeza kuba ukirimo ndetse ukaba ukikomeye magingo ukaba wicaye aha ngaha unayivuga ibigwi unavuga ibyiza byawe n'ibyagufashije? Murakoze cyane. Uriya iyo umuntu ajya guhamagarwa hari intumbero aba afite, kandi Yesu yabwiye abigishwa be ngo muntumbire, mwihangane, mugumane nanjye. Hari impamvu bababwiye atyo. Nanjye inza muri Chorale Ubumwe hari icyo nari nshakamo, si ubuzima gusa ahubwo no mu buryo bwo kugira imico myiza muri sosiyete tubivoma muri Chorale Ubumwe. Hari ingeso mbi zadutse muri iyi minsi mibi, ariko nafata isoko navomyeho ya Chorale Ubumwe ngasanga ntakwiriye gufata ayo mazi nahavomye ngo nyapfushe ubusa. Bituma rero ubwo bumenyi nakuye muri Chorale Ubumwe nicyo kinyabupfura natojwe muri Chorale Ubumwe, bituma ntabyangiriza kugira ngo batazabona ko barereye ubusa nkigeramo. Ikindi kiyongeyeho, ntabwo ari ubutumwa twumvise turi muri Chorale, hari n'ubutumwa twabwiwe n'abayobozi ba hano, abayobozi b'itorero bagenda batwigisha, ariko no mu ntumwa za Yesu hari harimo umwe. Ubwo birumvikana yuko uko twese tubwirizwa ntabwo ariko twumvira rimwe, ariko siko dushira mu bikorwa ibyo twabwiwe icyarimwe. Harimo abatarumviye, ariko nabo umwuka ajya agenda basanga, bamwe bakagenda bagaruka. Hari intumbero dufite muri Chorale, hari n'intumbero dufite nk'urubyiruko rukiba muri Chorale, ariyo mpamvu hari ibyo twifuza, ari nayo mpamvu tugikomeye rero mu rugendo. Murakoze. Murakoze cyane Dirigente. Nkawe umwe mu bari imbere muri Chorale, nawe hari ibyo ubona kugeza ubu ngubu byaba hari intwaro ufite muri wowe, cyangwa se hari intwaro iri ku ruhande ishobora kubigukomeza yo kuba utafata icyizere wagiriwe muri Chorale ngo ugikubite hasi ugende? Ese wowe ni iki gituma uba ugikomeye ku masezerano cyangwa se ku cyizere wagiriwe na bagenzi bawe muri umwanya ukaba uri Dirigente, ukaba udashobora gutenguha abandi, ukaba udashobora gucibwa intege n'ibyaciye intege bagenzi banyu? Murakoze. Impamvu ngewe ntacika intege muri uru rugendo nuko nzi ko uwo nakoreye ingororano zihari. Niyo mpamvu nkomeza gukora nshizeho umwete, nkaririmbira Imana mu buryo bwanjye bushoboka, nubwo ibigerageza biba bihari, ariko nkakomeza gukora kuko nzi ko imbere hari ibihembo. Niyo mpamvu muri Chorale ntabwo haburamo ugira intege nkeya, ariko nawe agera nyuma akabyuka akagaruka, tugakomeza tugakoranya umurimo, kuko imbere ni heza, imbere turacyategereje Imana kugira ngo tubone ibihembo by'imirimo twakoze. Dirigente rero akaba agize ati imbere ni heza, akaba ari nabyo bishobora kuba bimuhereza imbaraga. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bihe bigoranye, uri mu bibazo bitandukanye, ariko bitewe n'icyo utegereje n'intumbero ufite ntucike intege. Hagati aho ngaho wowe rero udukurikiye, komeza ubane natwe, ukore subscribe, like na share. Ari nako mu gice cya gatatu cy'iki kiganiro tugiye kubanza twumva ijambo ry'Imana abagize iyi Chorale bateguye kubagezaho, dore ko gahunda y'abatari kuririmba gusa, ahubwo bafite n'ubutumwa n'uburyo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye babwiriza. Reka dukurikire uwateguye ijambo ry'Imana ry'umunsi ari bagezeho, kugira ngo tubashe kujya mu yandi mavuta mashya, kuko n'ubusanzwe baravuga bati Bibiliya ni intwaro ikomeye ku mukristo uwo ari we wese. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ryanditse mu Gutegeka kwa 2 ibice 7 umurongo wa 9. Turasoma ngo nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda, bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo bibihe 1000. Yesu nashimwe.
ngo nuko uyu munsi wowe udukurikiye uyu munsi ngo menye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana, wibangikanye n'ibindi bigirwamana. Haleluya. Wikumva ko ugomba gufata umwanya wo gufata Imana yawe ngo wibangikanye n'ibigirwamana. Twamaze kumenya ko Imana twakurikiye ari Imana ifite ubushobozi, Imana nyir'isi n'ijuru, Imana yaremye umuntu, Imana yaremye inyamaswa, Imana yaremye yadendeje inyanja, Imana yashizeho ikirere. Haleluya. Uyu munsi urakangurirwa kugira ngo umenye ko Imana yawe ariyo Mana. Hari uko washidikanyaga ukumva ko hari izindi mana, ariko ndagutangariza ko nta yindi mana ibaho. Izindi mana wumva ni ibigirwamana, ariko Imana yaremye ijuru n'isi niyo Mana. Urakangurirwa rero kugira ngo ukurikire Imana yawe. Haleluya. Niyo Mana, niyo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda. Yesu nashimwe. Ikomeza gusohoreza isezerano abayikunda, kandi ntabwo itezuka kukuba hafi. Kandi Imana Data isezerano yaguhaye ni ngombwa kugira ngo irisohoze, ariko biterwa nuko wamaze kumenya ko ariyo Mana nyamana. Haleluya. Ngo igira ibambe, ngo kandi niwitondera amategeko yayo kugeza ku buzukuruza, ikageza ku buzukuruza babo bibihe ibihumbi. Niyo jambo twavuze muri Chorale Ubumwe. Ntabwo dutezuka kuvuga Imana. Twageze muri Chorale Ubumwe turi batoya. Urugero nanjye nageze natangiye kuririmba mfite imyaka 17. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu mfite imyaka 41. Urumva hari aho navuye, hari naho ngeze. Ntabwo ngeze aho Satani atarasa imyambi, ariko igihe cyose mpfuka mvuga ngo Mwami wanjye uzandengere mu myaka mfite n'indi myaka ushaka ko nabaho, kuko ni mu bushake bwayo. Uzandengere nzakomeze kubana nawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo nawe urakangurirwa kugira ngo Imana nyamana wumva amategeko igutegeka. Numara kwitorera amategeko igutegeka, izabana nawe, izakurinda mu myaka mu burame bwawe, mu mibereho yawe, izabana nawe. Kandi nanone ngo ntabwo yavuze ko hari aho igomba kugarukira, ahubwo izafata ngo n'abuzukuru. Yesu nashimwe. Izafata n'abuzukuru. Noneho ndi yavuze ibihumbi. Nta mubare n'umwe yigeze itangaza, ahubwo yavuze ngo ibihumbi. Uzanyubaha nzafata ibihumbi. Ni ukuvuga ngo ibiremwa byose biyubashe, twese yadushorera ikaduha ubugingo. Haleluya. Haleluya. Yadushorera ikaduha ubugingo. Abadukurikiye rero, ari abo turi kumwe, ari n'abatwumva, ndabashishikariza ko mugomba gukunda Imana, mukubaha isezerano Imana yabahaye, kandi mugakomeza kwamamaza Imana wamenye, ugakomeza kuyamamaza, kuko ni Imana idatererana, ni Imana ituba hafi, ni Imana yadukuye kure idushyira mu nzu yayo, iduha agakiza. Ntabwo ari ukubyirata, kuko hari n'abo twatangiriye rimwe ariko bashobora kuba baraguye, batakomeye ku mwami wabo. Ariko nanone nabashishikariza kugira ngo mugarukire aho ngaho, kugira ngo twese dufatanye dushake iherezo ryiza. Murakoze. Kugeza ubu ngubu aka kanya ari muri Chorale, mu murimo w'Imana, mu buzima busanzwe, wavuga iki ku muntu runaka ubona amategeko ariho ukabona asa naho ayarenze ingohe? Murakoze.
umuririmbyi wese akwiriye kubahiriza amategeko aba yarashyizweho na korali, kuko korali ntabwo yaba ahita iyo igize abayobozi ugomba kubahiriza amategeko aba yarashyizweho n'abayobozi. Amategeko tuyatorera hamwe twese tukayumvikanaho, iyo utubahirije amategeko araguhana. Rya tegeko niryo riri kwihanira ubwaryo, kuko itegeko iyo warishyizeho ubwawe ntabwo ukwiriye kubahiriza ibitari butume uri kugonganisha n'abandi. Niyo mpamvu rero amategeko ya korali arahari kandi dukwiriye turayubahiriza nk'abaririmbyi, uteshutse ntayubahirize itegeko riramuhana. Murakoze cyane. Muti amategeko iyo wenda uhuye n'itegeko runaka ukarenze ngo riraza kuguhana, niko bimeze no mu buzima busanzwe. Dirija hagati aho ngaho rero ibyo ari byo byose korali, kuba mufite umubare runaka wa korali mumaze kugeraho, sinzi na mwaba mufite itegeko runaka, tukiri ku mategeko ryaba rimita abantu bagomba kujya muri korali, cyangwa se niba umuntu wese ukeneye kubajyamo hari icyo mumwigisha akaba yemerewe kuza. Ese mwaba mufite nk'umubare runaka uri mu mategeko ya korali ko mugomba kugarukirizaho, ntagire umuntu ugomba kwinjira muri korali mu gihe uwo mubare wuzuye? Mu mategeko dufite agenderwaho nta mubare tugomba kugarukirizaho, kuko turi kwamamaza iby'ijambo ry'Imana, kandi umurimo w'Imana ni mugari. Ni ukuvuga ngo uwubashe Imana wese araza tugafatanya umurimo w'Imana. Nta mubare, nta n'itegeko ribuza umuntu kuza muri korali, ahubwo hari ibwiriza rya korali rigomba kubahirizwa kugira ngo urebe niba ibisabwa byo kwinjira muri korali ubumwe ubyujuje. Icya mbere, ugomba kuba uri umukristo wujuje ibisabwa, ugomba kuba wubaha Imana. Iyo ibyo ngibyo byujuje nta kidasanzwe uraza muri korali. Murakoze rero, nta mubare twe dufite wo tugomba kugarukirizaho, kuko umurimo w'Imana ni mugari. Ushaka wese yubaha Imana araza tugafatanya umurimo w'Imana. Murakoze. Ngira ngo murabyiyumviye rero, dirija afunguye amarembo ku muntu wese waba yarabonaga igikorari irimo iraririmba. Vice President. Murakoze rero, ngira ngo Vice President wa korali Ubumwe ntacyo atababwiye ku muntu wese waba afite uko abona iyi korali akaba yifuza kuyijyamo, akaba ashobora kuba atinya kuba yayijyamo bitewe n'uko abona yaragutse mu bikorwa. Wabegera rero ukaba wabasha kuvugana nabo. Nibyo bavuze bati amategeko n'amabwiriza birakurikizwa, ubundi ukaba umwe muri korali, nawe ukaba washobora kugaragaza impano yawe cyangwa se ukuzuza inzozi zawe zo kuramya no guhimbaza Imana nta nkomyi.